ntabwo gutandukanya umunyu n'uza n'isukari batabimenye se ntabwo umunyu n'isukari babisa kuko ari ibintu abashatse gushyira mu bantu ashaka kuturoga ngo abantu bose muri inzu bashire ujye unywa icyayi yatakiwasi yego rwose azema agasukari wawe rwose burangiye kubaho umugati naranje gukubitaho nk'ini rwose wamaze kubitaho urangije urayirya urangije twebwe turungiramo umunyu none se wanyweye icyayi kizima urangije twebwe dushyiramo iki umunyu kugira ngo bigende bite urwundi rwose nanyweye icyayi kirimo isukari urwundi ntananirwa urya urwundi rwose ye rero ibintu byo muri uru rugo rw'abarokore nabyo biranancanga sheri turaza gukora iki koko ndabizi ubuse ni bigani Isigaye zirahanga n'intonganya byagenze bite mboni hano zitahaba ntubona ibyo watuzaniye subi umukobwa watuzaniye sindi cyane watwinjirije mu rugo ngaho wa akira icyayi yateguriye so na nyoko inywa nyine ntuzi kubincira nawe uzi kujya kuba nkawe ako gasukari numva kakoze umva umudebe rebyo winjije mu rugo rwose hanga ngo hakora intonganya ubwo se ko n'urupfu ruzazamo ni mureba nawe waha abantu ibintu utabifurije bone uragira ngo dukore iki koko kubona byene tunaniza abantu urupfu niba umuntu atazi gutandukanya umunyu n'isukari Dina samuko bite byawugamije vugisha ukuri wazakivuza washakaga iki uri gukora ibi ngibi isukari yari yashize ukoresha umunyu yashira sarayigura bw'isukari yashiraho ugura isukari muri urugo ugiye se kandi barakagende kagenda aho wanzwe kagende bukirireho ibi byose ni ukubyara byose ni wowe byose ni wowe dufashe kubyumva nk'ababyeyi bawe ibi ni wowe ibi bintu tuzabyaganira ibi ni wowe ibi ni wowe tuzabyanganira kugeza ryari ni inyungu zo kubyara nyine papa nimubona kubera ibyabaye ariko ziri inyungu zo kubyara mama nabyaye neza rwose ntacyo ntakoze nabyaye neza rwose izi ni inyungu zo kubyara rwose mwana wanjye n'ibitari bizabizana wowe ngaho ndebera boni garuka hano ngwino hano boni ngwino nawe ziragira boni ngwino hano okay vanaho bino bintu ugenda ujye mu gikoni umwereke umunyu aho bawubika uhatandukanye n'ahantu babika isukari kuko se bikoze atabizi hanyuma niba adasobanukiwe n'uburyo dukoresha ibikoresho biri aha ngaha sibyo ntabwo nyoko ari uzajya mu mashyiga cyangwa se ngo rwone dufite umukobwa aha ngaha reka mwigishe nimwe mubembereza ibibi umva boni nimwe mworora ibibi nimwe mworora ibibi genda umva boni ibi mugumya kora muzare jya mu gikoni mu minota 30 ndasohoka ariko maze kunywa icyayi watetse aho namweretse uburyo bakubirunga isukari mu cyayi ndakwiziza ko ngiye kubikora pe rwose kandi ntabwo bizonda ndababwiye ngo ibi mugumya kora muri ubu icyo bizabyara muzakibona singaho abondi singaho nibereye icyura mukobwa azabyara hano muri ubu muzagifatisha abiri wa mugabo we aha ndavuga ngo nayanjye sheri ndamurushye ijambo ry'Imana tubona ngo kwihangana bitera kunesha ihangana nyine buriya rega niba twe twaragize umugisha wo gusobanukirwa Imana tukamenya uburyo tugomba kwitwara n'uburyo tugomba kwihanganira ibintu ntabwo ingwere watunanira ku buryo twananirwa kwihanganira ibyo akora mbabara rwose ihangane gato tugerageze turi ko twamukorera umugisha ariko ikiza n'ikigeragezo Imana nzaniye ngo isuzume kwihangana kwanjye nacyo nyine bifate nk'ikigeragezo ariko buriya ngo hamwe n'ibitugerageza niko ijambo ry'Imana rivuga Imana izaducira kanzu tubashe kubitambuka amahoro kandi ntizatugerageza birenze imbaraga yaduhaye zo kubasha guhangana n'ibyo bintu ntago rero Imana yemeye kwinjira mu muryango wacu ibona ko tutazashobora kubyihanganira ahubwo reka tubyihanganire turebe icyo Imana imushakaho wasanga nawe ushaka kumuzana mu mujyo mwiza wo kuyubaha no kwikorera sheri uranyemereye
muri make uje kwiremera akazi kugira ngo uze kubona ibyo kunywa. none se ko nagushakaga ahubwo ko ntari nzi ko nahari ugatera mu bahere se kugira ngo nze. buriya mba ndi gutekereza iyo nteye amabuye kuriya bimfasha gutekereza neza. Imbuga yose yujuje amabuye. Sindi bwongereze nkayatoragura sinjye uhakura. Ni ukwiremera akazi gake. Reka mbanduze mpakoro mfate imyenda nyanduze nongere nyifu. Erega njye nta nubwo buranjye mbasha kubaho nicaye nta kintu nkora. Nkuba akazi kose nakarangije ariko mba nabuze ikintu nkora. Rero kimwe mu njye nanga dima ni ukubona wigunze. Sinakora iki? Ukwiriye ko ufite utundi tuntu gukora wakwicara muri salo ukareba televiziyo ukareka gukomeza kwitekerezaho ibyo mu bibazo byawe bya kera. Oya buriya iyo wicaye ugatekereza bituma wagura ubwonko n'ibitekerezo. Niyo mpamvu buriya nakubwiraga ko ngushaka. Ndahari nakubaze hari igitekerezo rero mfite ariko njye nta bumenyi nyiziho. Sibyo? Ujya wizera mu bintu by'amahirwe. Nyine ntabwo ari cyane ariko iyo wasenze Imana iguha umugisha ikaguha amahirwe ikaguha abantu bagufasha Imana igakora inzira zayo zihariye. Ibintu byo gusenga ubuse ni hariho abakene basenga uzi mu masengesho nsenga ariko nizera ko ngewe hari igihe ushobora kubyuka ukabyuka ufite amahirwe uri umutindi ukahita uba umukire. Bijya bibaho ujya ubyizerera ni gake cyane ahubwo Imana iravuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu mugende mukore musenge nzahitamo umugisha ibyo muri gukora mukora cyane bitari imirimo y'amaboko izaha umugisha ariko n'ibitekerezo ushobora nabyo yabeho umugisha bikabyagura. N'ubundi ni wowe niwe nari nabuze natekerezaga biriya bintu nyine by'imipira football basket. Oya football bino bintu byinuza bya Champions League za Real za Barcelona za Arsenal n'ibiki byose ujye ubireba urabisobanukiwe. Ndabizi cyane pe. Noneho se biriya bintu bikubiye nyine Lucky Bet nyine kwa kundi ibyo bintu bisa buryo ujya ubikora. Uzi ukuntu biriya bintu bibamo amahirwe mbona. Ndabyumva nyine ni imikino y'amahirwe. Ugapanga neza Paris Saint-Germain iri buhure na Nuzi na Tottenham cyangwa se Liverpool iri buhure n'iyihe na Arsenal. Uri kubyumva neza. Noneho uburyo ziba zikubiye urabizi. Hari igihe usanga imwe kubera rimwe n'ibice 5 indi kubera na 3 bitewe n'ukuntu ikomeye muri icyo gihe bitewe n'ukuntu abakinnyi bayo bavunitse bitewe n'ukuntu yatsinzwe muri match ziheruka. Real Madrid rero ifite match na Arsenal. Sibyo? Hakaba n'indi ya Man U na Paris Saint-Germain. Muri Champions League. Muri Champions League. Ngira rero. Ngira nka telefone ngira nicyo kibazo. Kandi bikunda gukora. Urabishakira ikizi? Nyine ndashaka kugerageza amahirwe nkareba nkazitondeka ukankubira nkareba ikubiye kenshi. Garukirizaho. Nimba ushaka kujya mu bintu by'urusimbi. Nje ntabwo nshobora kuba nagushyikira mu rusimbi na gato. Ukareba usara none utaragufata. Umurokore ubundi ibyo bibwirwa n'iki ngewe nizera mu mahirwe ibyo byo kuvuga ngo ushobora gutsindwa ngiye nizeye ko nimbireba neza nkareba izikubiye neza sibyo nkazitondeka neza ku murongo genda bizi rega ngende n'umunyamahirwe ntabwo nabikwishimira ntabwo nabigushishikariza rwose ibyo wowe niza telefone ubimpangire undebere Paris ziriho ubundi nkwereke nabikwereka wowe ukajya kubikora ku giti cyawe
bisa ari amafaranga cyagiye nagiye siho nari nagiye gukorera amafaranga ari yandayakinamo umuzungu ubwo nayo ugiye kuyakinamo nyine urusimbi to ako nyine ibyo urusimbi ariko siko ngiye nigeze kujya 40,000 nkoresheje iriya pari ntiwasubije bose agashya mbese niba bitarabaye gutyo siyo nari maze iminsi ndi gucuruza se y'amandazi ntabwo ngiye gusheta nari mfite sikisi ariko ngewe nzi yuko iyi Champions League ndi bukoremo ikintu kandi ngiye mfite impano ngewe ibyo bintu bise mu mutwe wawe bivemo mbabarira n'ukuri kw'Imana ngewe ngira amahirwe menshi kandi buriya mfite ubwonko bufata vuba ntiwabonye ko bya bindi wanyigishije ubutayari byose narangije kubifata noneho ubinyeretseho gato ukantiza telefone ku murongo nkahita ndeba ikubiye kenshi nkahita ndeba irya iparika birariye ubundi nkegukana amabiri reka noneho nkwereka ukuntu ibintu bimeze ngiye kukwereka amakipe ukuntu ahagaze iya mbere iya kabiri iya gatatu iya gatanu nkwereka abakinnyi bavunitse warya ibyo birakureba yewe gusa binyereke ipari ukuntu ihagaze ubundi ndebe izikubize tayari reka nkwereka ikintu njya kugufasha njye ndi hano kugira ngo ngufashe ibintu bye byose bigende neza kuko ikintu numvisemo amakipe uranayazi sibyo yose nayo byose simba mbikurikira ikintu tugiye gukora hano ni ukubiriya dekoderi itazaburamo abonema ujye wicara urebe umupira wenjoyinge umere neza uryoherwe ariko ikintu cyo kubetinga cyo kibagirwe ahubwo udufaranga ufite nimba udufite kano kanya tugumane udusevinge udushyire ku mufuka ntabwo wamenya iminsi mibi igihe izazira kwereka ntabwo abantu bose bazakizwa n'amahirwe rero nari mbonye mbaza ubundi se umurokore yagufasha ikigo uraje batangiye kwivugisha ngo ni urusimbi ngo ni ibiki n'urusimbi rusora kandi rugezwe byose ibyo ni ibiki wakwegereye Imana ugasenga indese ko Imana yazaguha ibindi birenze ibyo ngibyo utabanje no kuza kumureba hanyuma se ushinzwe gukontorora uza kureba abantu bakomanga ubwo kuki muba mutangiye kwivanga mu kazi k'abana mbona arahari se nshaka bone ibindi reka tubyihorere arahari uretse gatoya tubanze tuvugane hari ikintu kimwe nshaka kukubaza iki bone uramukunda gusa urumva nabikubwira umuntu nkawe koko umukozi urumva nahagarara nawe nkakubwira ngo ndamukunda ariko ubundi unyita umukozi ngenda umuyaya w'iwanyu unyita umukozi ngenda gukorera ubundi unyita umukozi ushingiye kure ariko noneho kwa bone banza basigaye bazana n'abakozi b'abasazi umukobwa we nukomeze kumenyera ngiye nta mikino ngira agera rero ngiye kuri ngewe ndakubaza uramukunda cyangwa ntabwo umukunda wowe umukunda wowe nkurebye gutyo mba mbona uri nk'ishitani kandi sha masikiniamo kuno mbona ari umwana mwiza yitonda asenga ariko wowe nkurebye mba mbona utamukunda ahubwo uri nk'akadayimoni ubibwirwa n'iki bibonera he isura yawe urinze ariko ngiye ncengejemo ijisho ryanjye ubona ndagashitani umukara ntabwo umukunda uramubeshya mbona ndamukunda kandi ikindi nta nubwo ari na ngombwa ngo ubimenye egera ahubwo ngiye kumenya nta kintu mvuga na subu nkawe ariko ni nayo mpamvu nkubwira ko uri agashitani abayaya se ntabwo ari abantu ubundi se ngewe wirirwa uvuga ngo ni umuyaya n'abakozi bagira amagambo adashira ubu se nk'umuhagaritse hano ushaka kumbwira nyine umukozi aba agomba gukora agakora ibintu byose uretse ko ngewe ntabwo ndi umuyaya none se nanjye uranshinzwe mu byo ugomba gukora hano genda gira ngo kubera ko kumbaza urukundo rwanjye na Boni birakureba mu byo ugomba gukora hano ngewe mangayikiye Boni kubera ko nzi ko Boni se n'iki cyawe ku buryo wamuhangayikiye ni inshuti yanjye ariko nk'ubwo iyo wirebye ukabona na Boni ukavuga ngo uri inshuti ye uba wumva wowe se ujya wireba ahubwo ukareba umutima ufite uretse akayebe konyine ufite umutima wawe ni umukara none we mukwiranye na Boni ngewe se ni Boni ko ari inshuti yanjye ngewe namwemera reka genda arenze ngewe uzi abantu bantereta ngewe se namwemera
uraseka suseka iki urumva biseke abakozi bo mu rugo mana bariye ariko abakozi bo mu rugo umukobwa uvuga ntago ari abantu ubwo ntago bakureze ntibaguteruye ariko si wanyu wenda wabona muri n'inyirabuhiri mutari n'abantu beza twebwe se twari gutunga umukozi nkawe twe dutunga abakozi basa neza beza hanyuma se urabona nge nsa nabi reba ibi bintu wambaye reba warangiza wowe uyikanzuza amafaranga nayiguze kugira ngo ngewe reka iyi ibihumbi 10 ahubwo mbwire nzakugurira imyenda hari iyo ngusabye se nyurareba ugasanga kandi niyo mpamvu nkubwira kuri akadayimoni ubundi umuntu muzima ntabwo kandi ugiriye impuhwe se ziki ngewe utekereza ko nta maboko mfite kuba nakorera amafaranga ariko mana abakozi mu rugo muriyemera mana we muriyemera egera njye kwirebera bone none ndabyanze wangira utese nase urashaka kumbwira iki ko wambwiye ko uvuga ngo ndi umukozi ngo byanze ubundi mwangira uti bone ko tananyirukana ntabwo yakwirukana kuko uri iki uri mushiki we uri mama we uri nyirasenge birengeje kuba na mushiki we ndi inshuti ya bone kandi isi inshuti ni igiki inshuti ni iki ni ibiki kubura inshuti ubu wowe iyo wirebye ubona uri inshuti ya bone nshobora kuba ngiye namubera inshuti ya bone kubera iki se ajya nagende ajya yemera ariko njye abantu bose baranyubeho muri uru rugo ni ibitonere n'inzobe ariko imitima yabo ni igikara uretse papa wabo w'igikara nyina ni inzobe agira umutima mubi uyu musheri wa bone agira umutima uretse bone wenyine gusa ni wowe nibura ubona ko apfa kugaragara reba nk'uyu mukobwa ariko shateye neza afite amabono we hakumba mbona ko atamukunda kandi bone nawe yarasaze ngo sheri ngo hani ngo baby ntago bazi ko urukundo ari scam ariko kariyemera ngo abakozi bo mu rugo ngo abantu b'iki ni nka nyina wa bone ni inzobe ariko imitima yabo ni ibikara cyo koza papa wabo asa nkanjye pe we ashobora kuba ari igikara mu mutima akaba n'igikara ku isura ariko se ngiye ko umuntu mwiza ntago nakigereranya n'uriya mugabo hanyumvira ngo nta nubwo ngo ngiye nabi inshuti nawe Shaboni kari agakobwa karakubeshya ariko disi niba uko ntaguherutse kurasa neza urakoze cyane wasanga no kutamperutse nawe ubwiza bwabaye bwinshi bwariyongereye nese uri kubireba ntabyo uzi ndi kugira ngo mbirebe neza ku maso yarasanzwe bizi ariko urabizi njye ntabwo nakwisondeka iyo ngiye guhitamo amahitamo yanjye ahora ari meza buri gihe ukajya wiyemera urumva ko nabaye amahitamo yawe rwose nyahaye agaciro amahitamo yanjye ahora ari hejuru umukobwa mwiza z'ubwenge witonda ibyo byose narumva ko nabaye yirasi nabura nubwo agira isoni yuko ntahari koko isoni zigize si uyu ni umugabo yarakuze ntabwo byagakuze yanamutera isoni ariko nawe wabaye mwiza pe wabaye mwiza cyane nawe abakecuru iminsi ngahe nyine atari hano niyo izi kumahinduka nawe yabaye erega uraba mwiza nawe buri munsi urayabaye mushya byose mbikesha uwo musore rero ni ukwiriye menya amavuta wisiga menya ariko nyine yari kukureba bikagira n'inyuma nyine urumva nawe rero turi kumwe nta kuntu yabura kwishima kavemo nawe ni ubwiza ntihabukure ubwo nanjye ubwiza niho mbukura buri munsi umuhungu wacu ubwo twese aba yatwitayeho wakwakira undi mwana sheri nakurangaranye uba wandangaranye igihe cyose ndabizi ko ukunda amata ngiye kuzana amata sibyo n'ibyo akunda urabizi rwose ubu ndasubwa mu moto ntabwo yabiyobera niba rero ubizi niba ubizi ntabwo wakabimubajije yaba yagiye nari mubwiye ngiye kuzana bya bindi ukunda utibeshye ukabihindura ntabwo nabihindura urabizi none si mwana ko wari warutwanze byaragenze bite wamba ni akazi si ubizi ko mba ndi mu kazi mba ndi mu kazi kenshi mba ndi mu kazi ariko ngubu mba mvuze ntekereje nyine nkavuga reka nze kubareba ndebe uko mumeze
iya akazi ni ngombwa mwana wanjye rwose ndagushyigikiye akazi ni ngombwa kaba gakenewe umwana w'umukobwa nkawe iyo ukora n'ubuzima bugenda neza bukaryoha kuri kena umva nanjye ndagerageza rwose ese mwebwe bimeze bite ko sheri yari yambwiye ngo mwari mufite urugendo rwo mu cyaro byagenze ute nawe ntacyo asiga inyuma ntabwo yari kubimpisha ubwo se urumva bari kugenda akabimpisha oya ntabwo ari kubiguhisha urugendo rwagenze neza ibyangenzaga byarakemutse ngaruka amahoro Imana irindira nyine muri urwo rugendo nizere ko byagenze neza byagenze neza pe burya iyo ugiye mu bintu ugiyemo bikarangira neza binakunze biba byagenze neza rwose Imana ishimwe ko waragarutse amahoro mu rugo muraho turaho nta kibazo Imana ishimwe nicyo cy'ingenzi ibindi byose biza ibindi inyongera byose biza inyuma umuntu ari ameze neza akira amata amata guhamya baravuga ngo zingana nyirazo narabyize abana b'ikiganiro ntabyo bazi nari nzi ko abana ngo zingana nyirazo zirakamwa gusa yabikuye he ego ko njye ntabyo nzi ntabwo wabimenye turi bakuru ntukajya tubona gutya ngagirego umuco ni ibintu byacu ngeze ntabwo njye twarakamye twararagiye mwebwe muzi ko amata ava ku igare nyine ava muri firigo cyangwa muri gare aho yaba bakunda turabizi ariko none twebwe ntabwo tugira umuco ko ntabizi urumva ni ibintu umuntu agomba kwiga ushatse kuvuga ko uri mukuru cyane ikibonezamvugo cy'inka igisabo amata inka ibyansi ko mbo ubizi byose ahubwo uzabizi arabizi nyine yakuriye kwa nyirakuru rega yakuriye kwa nyirakuru niyo mpamvu ahubwo abizi niyo mpamvu abizi kandi yaba yarabikwiye niba jana yabikuye dore rero umukazana wawe nguyu namubonye nuko ndamushimiye nari mukumbuye nanjye nari mukumbuye nari mbakumbuye fata amatungo ni ukurikira ugutumira umwe nyine ushira inyongo dushire amata ntabwo bayatereka amata nawe noneho barayanywa mpaka ashize ahubwo bakanakongera ubanza utayakunda ndayakunda cyane ahubwo nuko turi kuganira ariko uyu muhungu ajya asimbuka akaza kugusura nk'uko nawe ujya udusura koko ntabwo ageze amubaze buri munsi murahana wumva utangira umbeshyira buri munsi murahana ntabwo ageze ntabwo ugisura undi mwana ndamusura ahubwo wenda nuko bitangana n'inshuro we yifuza akavuga ngo ntabwo umusura kenshi uvuye mu kazi ukahasimbuka ufite imodoka unatashye wahanyura reka da ntabwo ageza ntabwo ageze aza gake kandi nabwo nabanje kumuhamagara ko nakugaya ukabibona urashonje niyo mpamvu uri kumbeshyira mama oya ntabwo ndi kumubeshyera muri wikendi rimwe na rimwe mvuye ku kazi wenda ntabwo biba cyane kuki utabikora cyane nyine ngiye kubikora kuko tubikubwirije arabeshya buriya ntabwo azabikora ahubwo ngiye kureba uburyo akazi nazajya nkakora kareka karangira then ngasigaza umwanya ukwiye kumureba wagiye wita ku wundi mwana kuko nawe wakwitaho Nyabarongo ariko yewe haba data we ngo ntukakora n'akake mwebaremane wa mbere udakora n'akake mwebaremane wa mbere ya uragakubaka gake uragakoba kagacya udakora ntakarye udakora ntakarye rwanda we mbega indirimbo ariko banegeye nzava mu muhanzi ngabo nta kintu ntabwo ushobora kuba utari kumuka cyangwa uhebereye
nta soni ubona igihe wavugiye ibyo wayiteruye wajyana nawe uri muri iyi nzu wenyine ntabwo ushobora kuba utari kuvuga ahubwo kubera icyo abakire mwumva nabi kubera icyo abakire uri kuntera amazi nanga abantu bimereye neza dore ndimo ndagukubira amasafuriya yawe yari yaraboze yarazanye uruhumbu ndimo ndayakura ariko utangiye kumbwira nabi ntabwo twakoreshaga yaraboze none se reba mabuja reba ukuntu isa n'amaboni mbabarire reba ukuntu isa rega ngenda renze ibintu byose nabishyira ku murongo mukobwa n'umuntu wakuntumye ndetse nta muntu wigeze akuntuma yewe ndi munyakazi mbese uvuka ku mugore n'umugabo cyangwa uri ikimanuka mu byaturutse mu kirere ngo uvuze ngo nduruka ku mugore n'umugabo mama boni uvuze ngo ki hako mama boni uvuze ko ngiye rimwe nzanagukubita wari ubizi akubitwa n'inko yashobora se ukubita nde wowe unkubita edo gutya mama boni buriya ngewe mba nimereye neza ngira vibe ngira courage ibintu byanjye mbikorana umutima mwiza ariko nagowe bisobanuro nkakoza nkakwisobanuraho nkacomoka nkajya kwishakira udufaranga nkaza nkagukoropera nkakongereza ibyo mbona ntumemba ako mutwawe haba hagira bwanyu cyangwa nta bwenge buriho urumva cyangwa uri igipfamatwe uteze sindi kumva se biri kumbwira n'ubwenge simba ufite ku murongo neza kuva kuri 1 kugeza 0 ufite ubwenge buzima ndi normal ukumva wankubita ariko buri uzanye umutwe uremereye nawe usatura da nta burage ngende reka nkubize kuri ntako ngende umwana wibashijeho ndirira ndikuza ndigeza ahangaha mbese uri kubirata ndetse wowe ndataho ko buri mu rugo rwawe rega mwana ibi ngibi ntabwo mwabivukanye mwana apfa mukabisiga usuze mama wanjye ndandi yarapfuye aba muyiye wenda yarabaga mu kageretse 3 karenze kariye mwana ari n'inzobe kukurenza mwana ari bizana ibintu ngewe wowe shaka gufi duciringe tuvugane neza nk'umuntu sibyo ubundi njye nkukorera akazi kawe ntabwo memba sinzakwaka amafaranga sibyo ubundi njye nkukoropera ngufurira rira amakuvuro ri mutunganyirize ntabwo guhemba se ntabwo urya iyi nzu rara murayikodesha ko burangiye no kurya nabireka kunzi gukora amandazi se nanacomoka namwe nimukajye muba bakire mu mutubonerane sibyo ubu buri munsi ngo ngaho ibiki naje naguhaye ubusobanuro burambuye bundi se ko mbona utajya ubimubaza reka mfata nk'umwana wawe wabona mbona hewe bamusya mu nzu abantu barimo wamwumva ari guhebera izo bazita vibe izo rero zikongerera iki mind ibyo bita mind sibyo zikakongera capacity y'ubwonko ku buryo bwaguka ugatekereza neza ugafakasinga niko boni yambwi ugafakasinga ku cyo uri gukora umutima n'umurava imbaraga ubushake mu kazi kawe ugahita biba finale ubundi ugacapa ukabikora neza utuje ariko rero mama boni reka nkubwire utazongera kumbwira ngo genda hebewe njyewe ndi umuntu ntabwo ndi iki ntabwo ndi itungo kuko nubimbwira sinakweretse tuba tumenyere twagukira zitaducishamo tegere ku mama boni nta soni wowe warugeraho ni mama we bigenze bite muri kurwana mwebwe mama bigenze bite mama okay tugende tujye muri salo wicaye mama ihangane dutambike ihangane ni mama we tugende ni mama we mbega urwo mbonye we ihangane mbega urwo mbonye we mama tugende ihangane ihangane mama we simukoze wowe ujya gusa reka biba ari n'ibikoroyiro n'ibiponde ziba ari ikintu kiba kibereye karame